reka twongere tubasuhuze cyane tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikirana gahunda zacu kuri gatanu kuri gatanu ni iby'agaciro ni byiza cyane bidutera ingufu zo gukora cyane. Uyu munsi reka dufate umwanya tugaruke ku muhanzikazi wamenyekanye mu itsinda rya The Main, uwo nta wundi bamwita Queen Cha. Queen Cha n'umuhanzikazi wagiye ugacishaho mu myaka yashize akaba ari umuhanzi waririmbaga injyana ya R&B irimo na afro gakeya. Queen Cha yatangiye akora umuziki ku giti cye, yagiye akorera mu studio menshi y'ibisumizi za Unlimited, za Super Level, aho hose yagiye akorera n'abaproducer bagiye batandukanye. Queen Cha biza kurangira agiye mu itsinda rya The Main ryayoborwaga n'umugabo bita Mupenda cyangwa se Bad Drama, aho yari ari kumwe n'abahanzi bandi batandukanye harimo nka Marina Debola, harimo Safi Madiba ndetse na Jay Polly Kabakaman. Ariko kugeza kuri uyu mwanya Queen Cha situzi aho yazimiriye. Tuzi ko gusa atakiba mu gihugu cy'u Rwanda, asigaye yibera mu gihugu cy'Ububiligi, ariko se bivuze ko umuziki wahagaze. Ni ukuvuga ngo masaha 17 ashize Queen Cha ashyize ku rukuta rwe rwa Instagram amafoto ari kuri Tour Eiffel. Ngira ngo mwagiye muyabona ayo mafoto avuga ngo life is good cyangwa se ubuzima ni bwiza cyane, bivuze ko iby'umuziki rwose yabiteye umugongo, ari kwitemberera isi yose cyangwa se akaba ari kubarizwa hariya mu gihugu cy'Ububiligi mu mujyi wa Bruxelles. Ariko noneho aho ngaho yari ari mu Bufaransa. Aya mafoto nababwiraga amaze amasaha 17 ashyize ku rukuta rwa Instagram ari ku munara wa Tour Eiffel. Abazi mu Bufaransa uwo munara murawuzi, munara w'amateka cyane. Queen Cha rero kugeza kuri uyu mwanya ikivugwa ko icyo gihe ari nuko ari mu Bubiligi aho asigaye atuye, gusa iby'umuziki bwe nta bikozwa rwose cyane cyane, dore ko afite n'umuntu wamujyanye y'umukunzi bwihishwa, akaba gusa aturanye na famiye ye mu buzima busanzwe. Ariko Queen Cha igihe ari cyo kizwi nuko afite umusore umukunda cyane watumye ariwe ajya hariya mu Bubiligi guturayo, dore ko ibyo byose biraharawe mu bahanzi b'Abanyarwanda. Ikindi kandi bigaragaza ko abenshi bakora umuziki kubera ko bagendeye ku bandi cyangwa se bafite ibyo bashakamo atari talent yabo. Ni abahanzi benshi cyane tuzi bagenda bakagera ku mugabane w'i Burayi ibyitwa music, kandi baravuye inaha aribyo byabahaye connection, ugasanga rwose nta kintu bikibabwiye by'umuziki babiteye umugongo. Queen Cha rero nawe ari mwe muri abo ngabo, gusa wenda ntitwamenya imigambi afite, ariko igihe ari cyo kigaragara nuko yibereye mu buzima busanzwe. Iby'umuziki rwose ntumubaze, byose nibyo kwibazwaho, byose nibyo gutekerezwaho. Abahanzi nyarwanda tugire twikubita agashyi, dutekereze binini cyane, dutekereze umuziki icyo ari cyo, dutekereze icyatumye tuwujyamo, dutekereze umwanya tumaze kuwutamo, dutekereze byinshi cyane. Yego ushobora kuwujyamo ufite icyo ugambirije, yego nka gutyo kujya mu bindi bihugu cyangwa se kugira ikindi kintu ubona, ariko still ntabwo bivuze ko uvuyemo burundu. Ushobora gufasha barumuna bawe, ushobora gushinga ibikorwa bitandukanye bifasha abakora umuziki, ariko ntugende ngo uzimangatane gutyo. Turabazi benshi cyane, ntabwo twagenda ngo tutange ingero tubivamo, gusa nibyo gutekerezaho, kandi cyane cyane ku bahanzi bacu b'Abanyarwanda ni benshi cyane tumaze kubona byabayeho. Queen Cha rero reka wenda tumwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ubuzima bwiza hara mu mujyi wa Bruxelles, hara muri Belgique, naho yatembereye mu Bufaransa. Akomeze agira ibihe byiza cyane, ariko atekereze kabiri no kubyatumye amenyekana, akabona niyo connection imujyana ibwota amasimbi. Iyi ni Black TV 250, mukore subscribe, mukore like, share, comment, hanyuma twebwe turacyahari ni more update, more and more. Peace. We can and we will. We can and we will.